Amahoro amahoro bwoko bw'Imana, ndabasuhuje abaherereye hirya no hino ku isi, abari mu Rwanda, mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba n'Iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ndabasuhuje ubwoko bw'Imana muboneka muri Afurika yose, ubwoko bw'Imana muboneka mu Burayi, muboneka muri Aziya, ubwoko bw'Imana buboneka muri Australia, abacu bagenzi bacu, ubwoko bw'Imana muboneka muri Amerika. Mwese ndabasuhuje, amahoro y'Imana nagumye abane namwe. N'ubundi muri uyu mwanya w'ikiganiro, ikiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, muri kumwe na mugenzi wanyu Sibomana Anastase. N'ubundi nk'uko bisanzwe, ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere abacu ubwoko bw'Imana babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Ubwoko bw'Imana n'ubundi duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa iby'Imana Data twese ishaka, kugira ngo abe ari byo dukora, kugira ngo tuzagororerwe ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana, God's people, buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. N'ubundi intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, no kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. N'ubundi nk'uko twari tumaze kubivuga yuko buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru, Bibiliya ibishimangiraho kandi tugendera ku by'Imana yavuze mu byanditswe muri Bibiliya. Nk'uko n'ubundi Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 mu murongo wa mbere kugera ku wa 2 havuga ngo, nuko rero nimba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana, mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 16, 19 kugera kuri 21 haravuga ngo, nimukibikire ubutunzi mu isi aho inyenzi n'ingese ziburya, ahubwo kandi abajura bacukura bakabwiba. Ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru aho inyenzi n'ingese zitaburya, n'abajura ntibacukure ngo babwibe. Kuko aho ubutunzi bwawe buri, ariho n'umutima wawe uzaba. Ariko usanga bitewe n'ibyo tubamo n'ibyo duhoramo mu buzima busanzwe, imikorere y'inaha mu isi, n'ubundi usanga hari abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko nyamara aho bahoza imitima yabo harabatamaza. Bibiliya hari icyo ibigaragazaho mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 1 umurongo wa 16, yamwandikiye amubwira ati, bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora, bene abo nabo kwanga urunuka, ni abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Ni ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku wa 17, aravuga ati, muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari usoroma imizabibu ku mpungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Pawulo yandikiye urwandiko rwa 2 Timoteyo ibice 3 umurongo wa 5, aramubwira ati, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. N'urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera ku wa 19, aravuga ngo, hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Abameze amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Turebye icyo Bibiliya yigisha, aricyo dushingiraho cyane tunyomoza ibindi binyoma. Iyo urebye ku byo tubonye haruguru, dusanga rero ikintu utindamo cyangwa ikintu hari igihe kirekire mu buzima bwawe, ugatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu, icyo kintu niyo Mana yawe. Ikiganiro turimo ni ikiganiro tumenya amateka mu iyobokamana, kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Turavuga tuti se, abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka bakoraga iby'Imana yashakaga cyangwa bakoraga iby'Imana ishaka? Icyo ni ikibazo twibaza. Rero reka twumve
aya mateka hanyuma tubigireho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo kugira ngo dukore iby'Imana ishaka. Muri iki kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye iby'Imana ishaka. Tugiye kurebera hamwe amateka yaranze iyi tariki ya 18 z'ukwezi kwa 11. Ihuriro ry'abagore Christian Temperance Union nibwo ryashinzwe i Cleveland. Yego, uyu muryango wigishije imbaraga z'umwuka wera. Abahakanyi b'inyigisho bigishaga basabaga ko babafunga. Christian Temperance Union wari umuryango munini w'abagore bo muri Amerika mbere yo mu mwaka w'1900. Yego, aya mateka wumvishe uko byagenze kuri uyu muryango ubwo bamwe muri bo bigishaga ibyo ku mwuka wera, ariko abahakanyi b'inyigisho bigishaga basaba yuko abo bantu bakagombye gufungwa. Yego, aya mateka twayatangarijwe n'ikinyamakuru christianity.com. Yego, tugiye kureba nyirizina nimba twavuze yuko kandi ari nabyo by'ingenzi kugenzuza amateka ibyanditswe muri Bibiliya kugira ngo tumenye ukuri kwayo, nimba ari mu kinyoma tubivemo, twe gukurikiza ikinyoma cyabyo, ahubwo tugendere mu kuri kw'ijambo rivuga. Tugiye kwifashisha rero igitabo cya Bibiliya hanyuma tubigireho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo kugira ngo dukore iby'Imana ishaka. Tugiye kureba abahakanyi basaba gufungwa kw'abigisha bo muri uyu muryango wa Christian Temperance Union. Tugiye kureba ukuri kw'iki ngiki cyakozwe. Ese kuki aba bantu bari barimo kwigisha iby'umwuka wera hakaba hari abandi barimo gusaba yuko bafungwa? Abari bari mu kuri ni abahe? Tugiye kureba icyo Bibiliya ibivugaho, tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya. Turasanga abigishaga ku ruhande rwanjye mu bwoko bw'Imana icyo ndi bushimangire cyangwa ndi mu kuvuga, noneho tubigenzuze Bibiliya. Icyo Bibiliya bivuzeho nuko abantu bigishaga inyigisho nyirizina ariyo ngiyo twabwiwe gusa y'umwuka wera, ntabwo bakagombye kuba babuzwa cyangwa bakapfuka umuntu, bagapfuswe umunwa kugira ngo batavuga ubwo butumwa bw'umwuka wera, ahubwo bakagombye kuba bagahawe imbaraga n'ubushobozi, bagakomorerwa, bagahabwa ubwo buryo bwose bwo kugira ngo babashe gutambutsa izo nyigisho. Ariko bigaragaye yuko hari abahakanyaga izo nyigisho, ahubwo bagasaba yuko abantu bigisha izo nyigisho z'umwuka wera bakagombye gufungwa. Ese ibi bintu Bibiliya ibivugaho iki cyangwa yabisobanuyeho iki? Tugiye kureba kuri kwa Bibiliya, turebe mu byakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo wa 27 kugera ku 33, turebe icyo Bibiliya ivuga. Iravuga ngo bamaze kubashyira imbere y'abanyarukiko, umutambyi mukuru arababaza ati, nitwabihanangirije cyane kutigisha muri rya zina, none dore mwujuje i Yerusalemu ibyo mwigisha, murashaka kudushyiraho amaraso ya wa muntu? Petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati, ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Imana ya sogokuruza yazuye Yesu uwo mwishe mumubambye ku giti. Imana yaramuzamuye imushyira iburyo bwayo ngo abe ukomeye n'umukiza uhesha Abisiraheli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Natwe turi abagabo bo guhamya ibyo hamwe n'umwuka wera w'Imana yahaye abayumvira. Babyumvise bazabiranwa n'uburakari, bashaka kubica. Ngiki ijambo ririmo kuvuga. Petero na bagenzi be bavugaga iby'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ariko hakaba n'abahakanyi barimo guhakana ibyo bigisha. Baravuga ati twarababujije.
bishatse kuvuga iki ahangaha? Petero yabivuzeho na bagenzi be, baravuga bati ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Yego, dukomeze twumva no ku murongo wa 40 icyo habivugaho. Byakozwe n'intumwa n'ubundi ibice 5 umurongo wa 40 kugera kuri 42 icyo habivugaho. Umve uko byagenze. Dukomeze. Yego, hakomeza havuga hati baramwumvira, nuko bahamagara intumwa barazikubita, aribo babandi bigishaga n'ubundi, bazibuza kwigisha mu izina rya Yesu, maze barazirekura. Ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe nuko zemerewe gukorwa n'isoni bazihora iryo zina. Nuko nizasiba kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo iminsi yose mu rusengero n'iwabo. Ngiki cyo bakoze, intumwa icyo zakoze. Nuvuga ngo aba badamu cyangwa aba bagore bo muri uriya muryango wa Christian Temperance Union, bo nubwo bari mu kubuzwa kwigisha umwuka wera, ibo ijambo hano rikomeje ritwereka yuko bagombye ahubwo kunezezwa nuko barimo kuzizwa icyo ngicyo cyuko barimo gukora iby'ingenzi. Nuko hano ijambo ry'Imana ribishimangiye yuko abangaba bigishaga ibya Yesu Kristo banezezwaga nuko barimo guhorwa izina rya Yesu Kristo. Ese ikintu kigoye kukunezeza ni iki nyirizina? Turimo kureba icyo Bibiliya irimo kubivugaho. Ako mu gihe urimo gutambutsa ubutumwa bwiza, urimo kuvuga iki ijambo rivuga, komeza umuhamagaro, komeza ijambo ry'Imana uritangaza. No muri Matayo ibice 5 umurongo wa 10 kugera ku wa 12 katuri icyo habivugaho. Haravuga ngo hahirwa abarenganirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babamora. Uwo ni Yesu Kristo wavugaga. Muzanezerwe, muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganije abahanuzi ba mbere. Ngaha wumvisha icyo Bibiliya ivuze kuri aya mateka twabonye hejuru. Yego, birakwiye ko dukomereza ahangaha, dukomeza dukurikira aya mateka, tureba inyigisho zirimo, icyo dukwiye gukora, icyo dukwiye gukosora, icyo dukwiye kubahiriza, n'ibyo dukwiye kureka, dushingira ku cyo Bibiliya ivuga. Rero murakoze gukurikirana aya mateka. N'ubundi mwari muri kumwe na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase muri uyu mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mwiyobokamana. Ndagusaba nkusishikariza kwitondera ibyo urimo kwigisha hirya no hino, ndetse n'ibyo urimo kwiga. Genzuza ijambo ry'Imana muri urebe niba urimo kwigisha iby'ukuri cyangwa nimba utarimo kugendera mu kinyoma cyashyizweho igihe kirekire. Yego, n'ubundi ubwoko bw'Imana mwari kumwe nabwo, duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa icyo Imana ishaka, kugira ngo tubone uko dukora igikwiriye nk'abazagorerwa ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. N'ubundi ubwoko bw'Imana, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse no kumenyekanisha by'umwihariko inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhuza umutima ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru. Yego, ndabashimiye cyane. Tuzasubira nahejo kuri aya mateka kugira ngo tumenye ibyo dukwiriye gukora mu gihe nk'iki ngiki. Rero amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Murakoze cyane.